Ndabasuje bakunze b'ikiganiro tumenye turengere ibidukikije. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bijyanye n'uburyo abahanga mu rusobe rw'inyabuzima no kurengera ibidukikije bavuga ko uko imyaka ishira indi kaza hari urusobe rw'inyabuzima rugenda rukendera bitewe no kutarwitaho nyamara ari ingirakamaro. Ibikururanda birimo ibikeri, imiserebanya, ibinyamajonjo ni bimwe mu binyabuzima bigenda bigabanuka muri pariki y'igihugu ya Nyungwe ndetse n'ahandi hirya no hino mu Rwanda. Uru ni rumwe mu rusobe rw'inyabuzima rwirengagizwa ntirwitwabweho nyamara ngo rugira akamaro kanini yaba mu kwifashishwa mu kubangurira ibihingwa ndetse no kugabanya udukoko twangiza imyaka nk'uko Mapendo Minje abigarukaho. Hanyuma mu byo mwagaragaje harimo n'akarakantu ku rusobe rw'inyabuzima rwirengagizwa, reka tubanze ariho duhera. Mwabonye iki muri Nyungwe? Nyungwe nka kimwe mu byanya bikomye dufite hano mu Rwanda, bigaragara yuko ari indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima rutandukanye kandi rwinshi, ariko mu buryo bw'umwihariko akaba ari indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima usanga rutitabwaho kandi ugasanga ibyo binyabuzima bidashobora kuboneka ahandi hantu. Bivuze yuko Nyungwe ifite umwihariko mu kuba indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima tudashobora kubona ahandi, ariko dushobora kubona mu Rwanda. Hanyuma mu bya mwanagaragaje harimo imiserebanya, mutubwire ubundi umumaro wabyo ku baturage ni uwuhe kugira ngo duteze amatwi byumve neza? Murakoze cyane. Ndi buhere ku rusobe rw'ibikeri. Ubundi ibikeri mu Rwanda mu moko yabyo 62 tumaze kubona mu Rwanda. Muri rusange ibikeri ni kimwe mu rusobe rw'ibinyabuzima bishobora kugabanya navuga udukoko dutera indwara harimo n'imibu ndetse n'ubundi bunyabuzima bushobora wenda gutera indwara ibimera. Nanone ibikeri bikaba bifite akamaro kanini navuga muri food web, mu ruhurirane rw'ibinyabuzima, aho kimwe kigabanya ikindi mu buryo bwo kukirya, aho ibikeri ari ibiryo navuga by'inyoni zimwe na zimwe zikunze kuboneka mu bukerarugendo, harimo izi nyoni z'amaguru maremare. Ibikeri none dushobora kuvuga yuko bifite akamaro kuko hari aho biribwa, twavuga yuko byifitemo bikungahaye muri za proteine, zikaba zishobora wenda mu gufasha abana bafite imirire mibi mu bihugu bimwe na bimwe wenda byateye imbere, bikoresha ibyo funguro mu muco wabo. None urusobe rw'ibikeri dushobora kuvuga bimwe na bimwe byifitemo amatembabuzi cyangwa se products zishobora gukoreshwamo imiti imwe n'imwe ivura indwara zo ku ruhu, harimo ibisebe, harimo amasununu ndetse n'ubundi bukoko bushobora guhungabanya uruhu rw'umuntu. Hari ubushakashatsi bwagaragaje yuko nanone ibikeri bishobora gukoreshwa nka test yo gupima umugore nimba atwite cyangwa se hoya, nko muri za Afurika y'Uburengerazuba, aho hari amoko amwe n'amwe y'ibikeri dusanga mu mazi gusa, aho bikoreshwa mu kureba niba koko umugore atwite. Ibikeri none ni kimwe mu rusobe rw'ibinyabuzima bikoreshwa mu mico imwe n'imwe nakwita nk'amatoteme, aho igikeri kibonetse biba bifite icyo bivuze mu mico imwe n'imwe mu bihugu wenda navuga nko muri za Aziya, mu Bushinwa, mu Buhinde ndetse n'ahandi. Wenda ibyo ni ibikeri. Tugendeye ku nzoka, ntabwo bitandukanye cyane kuko urusobe rw'ibinyabuzima mu by'ukuri uba usanga akenshi ruhuriye ku kintu kimwe muri food web, aho inzoka, imiserebanya ndetse n'ibyugu uba usanga nabyo biba bifasha mu isanzure mu kugabanya utunyabuzima tumwe na tumwe, ku buryo iyo miserebanya idahari ku tunyabuzima twakwiyongera tukaba twateza ikibazo bene aho hantu. Urugero ndi butange nk'ibinyabuzima bimwe na bimwe byitwa indwahabiri bishobora gutera indwara ku bimera cyangwa se indwara. Urabizi amashyamba akenshi aho dusanga imiserebanya ndetse n'ibyugu, harimo n'uruvu, uba usanga harimo udusimba duto umuntu ashobora kutitaho, ariko mu buryo bwo gutambuka kakaba kamurya cyangwa se kamudwinga kakamutera indwara. Rero imiserebanya, inzoka ndetse n'urwo ruvu bishobora kugabanya ubwo busimba kuko bizifata nk'ifunguro zabyo. Ikindi wenda nko mu nzoka navuga mu buryo bwo kubalansinga cyangwa se guhereza ecosystem n'uruhurirane rw'ibinyabuzima n'ibidafite ubuzima, aho bikomeza kubana, aho inzoka zimwe zigabanya urusobe rw'izindi nzoka.
kandi murabizi neza yuko inzoka mu by'ukuri hari inzoka zirya ibikeri, hari inzoka zirya insect azo nigo habiri, hakaba hari n'inzoka zirya ibikeri. Bivuze rero yuko kimwe kiba kigabanya ikindi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nanone mu buryo bwimbitse, nanone inzoka zishobora kuba zimwe mu binyabuzima by'ingenzi mu bukerarugendo, aho usanga inzoka zimwe na zimwe zifite ubumara, izindi zidafite ubumara, cyangwa se zimwe zikaba zifite amenyo, izindi zidafite amenyo. Bikaba ari byiza kureba bikanasurwa kugira ngo ibyo bimara bene aho hantu biri bibasha kuboneka kandi nabyo bikamenyekana mu buryo bwa siyansi. Ubu ngubu mu Rwanda ukurikije ubumenyi mugenda mukora, mubona bikwiye kubyazwa gute umusaruro? Ndi buhere wenda ku rusobe rw'ibinyabuzima bita ibikeri. Murabona nk'ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda kirimo kirashyira imbaraga nyinshi mu kuzahura ibyanya bimwe na bimwe navuga byangijwe n'ibikorwa bya muntu. Urugero ndafata nka igishanga cya Nyandungu i Kigali, ndetse n'ibindi bishanga mu gihugu harimo na Rugezi. Amashyamba amwe n'amwe navuga amaze kugenda yangizwa, ubu usanga igihugu izo mbaraga igihugu gishyiramo rimwe na rimwe bisaba amikoro, amafaranga. Ariko haje kugaragazwa yuko mu bushakashatsi bumwe na bumwe twagiye dukora, twagaragaje yuko kumenya urusobe rw'ibinyabuzima ahantu, kumenya ubwoko bwabyo, bishobora guhita bimenyekanisha imiterere aho hantu utarinze utanga amafaranga menshi. Urugero ndatanga, hari ubushakashatsi twashyize ahagaragara mu 2021 aho twagaragaje amoko 17 y'ibikeri usanga mu bishanga bimwe na bimwe byangiritse mu Rwanda udashobora gusanga mu byanya bikomye cyangwa se wenda mu mashyamba. Bivuze ngo igihe cyose ubonye icyo gikeri aho hantu uhita umenya imiterere y'icyo gishanga. Bivuze ngo rero yaba inzoka cyangwa se yaba ibikeri, akamaro kimbitse navuga mu Rwanda nuko dushobora kubikoresha nk'ibinyabuzima bimenyekanisha imiterere y'ahantu utarinze ufata navuga amakuru ku butaka cyangwa se amakuru ku isanzure nk'ubushyuhe cyangwa se n'ibindi. Kuba gusa icyo kinyabuzima gihari gisondora byinshi mu miterere aho hantu. Ibyo bishobora kuba byatuma hafatwa ingamba cyane rwose. Mu by'ukuri iyo nta makuru ari ahantu, gufata ingamba zo kuhabungabunga biragora. Biba bisaba rero yuko hari amakuru afatika, amakuru mpamo ashyirwa hamwe n'abashakashatsi tugendeye kuri urwo bwoko nagiye mbabwira. Noneho tukavuga tuti niba kino gishanga kimaze kwangirika cyangwa se niba rino shyamba rimaze kwangirika, hakorwa iki ko turi kuhabona urusobe rw'ibinyabuzima. Hanyuma rero twamara kumenyekanisha ayo makuru, abafata ingamba mu gihugu mu bufatanye n'abashakashatsi, hagafatwa ingamba zimbitse, ingamba zifite ireme zigendeye ku makuru nyakuri, hanyuma bikajya mu ngiro mu kubungabunga ibinyabuzima ndetse n'indiri zabyo hano mu Rwanda. Hari ubwoko bumwe na bumwe bw'ibikeri batubwira wenda umuntu asanga wenda nk'ahantu harangiritse, wenda nubwo wenda ukagerageza nk'udescribinga ko ubivuze mu Kinyarwanda nibyo bivuze neza, bishobora kutugora. Turimo turagerageza gushaka amazina y'Ikinyarwanda ariko ndagenekereza. Dufite ibikeri byibera mu bwatsi gusa butoshye. Urugero ndavuga Hyperholus kivuensis, ariyo the Kivu Reed Frog. Ni igikeri dusanga akenshi ahantu hari ibyatsi byinshi birebire. Hakaba hari Xenopus victorianus, kimwe mu gikeri ni igikeri gifite inzara dusanga kenshi mu mazi gusa, ntago cyo kijya mu butaka. Tukaba dufite Hyperholus viridiflavus, ariyo bita the common reed frog, ari igikeri gisanzwe kiboneka mu bishanga byinshi byangisanga mu Rwanda kandi kikakunda kuba kiri ahantu hari amazi magari. Wenda ndatanga ubwo bwoko buke mu moko 17. Mpamvu mvuze aho hantu hatandukanye nuko ubusanga ibishanga byangiritse akenshi byangirika kubera yuko n'urufunzo baba bakuyemo. Iyo urufunzo rwavuyemo ni ukuvuga ngo bene aho hantu hahita haza ubundi bwoko bw'indiri, hari amazi magari, hari umugezi utemba cyangwa se ibyatsi byinshi. Rero ibikeri byo mu buryo bwo kubaho mu mibanire yabyo, bimwe byicamo ibice, bimwe bikajya mu mazi magari, ibindi bikajya mu bwatsi burebure, n'ibindi bikajya muri iyo migezi y'amazi atemba. Bivuze ngo rero igishanga nk'urufunzo kidafite ayo mazi magari, kidafite wenda ayo mazi atemba, ntabwo uzigera uhasanga ubwoko bw'ibikeri biba bene aho hantu. Imihindagurikire rero y'igishanga izanwa no kuba umuntu amaze kuhazana indiri nshya. Izo ndiri nshya rero tugahasanga amoko runaka y'ibikeri.
niyo mpamvu rero ibikeri tubifata nk'ibinyabuzima bimenyekanisha imiterere y'ahantu mu buryo kwangirika cyangwa se mu buryo hafite naturality. Mubona abaturage bakwiye gukora iki kugira ngo nabo bagire uruhare mu kurengera uru rusobe rw'ibinyabuzima rusa nk'urwirengagizwa? Icya mbere navuga cy'ingenzi ni uko umuturage aho ari hose agomba kubanza kumenya yuko urusobe rw'ibinyabuzima rwose rwaba runini cyangwa se rutoya rufite uburenganzira bwo kubaho. Icya kabiri bakamenya yuko rufite akamaro mu buryo ubuzima bwabyo ndetse n'isanzure muri rusange ruhuriye kuba icyo kinyabuzima kiri bene aho hantu. Rero umuturage akaba agomba kwirinda kwangiza indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima. Urugero, government cyangwa se igihugu cy'u Rwanda bashyizeho amoko atandukanye y'imikoreshereze y'ibishanga gukurikiza ingamba zifatwa na leta. Niba hari igishanga cyavuzwe ko kitagomba guhingwamo, ntikigomba guhingwamo. Nimba hari igishanga cyavuzwe ko kigomba guhingwamo, bakagihingamo, ariko none bagendeye ku mategeko n'amabwiriza yo gukoresha amafumbire mvaruganda. Kubera yuko ubuhinzi siyo kibazo, ahubwo ibikoreshwa cyangwa se uburyo bukorwa nicyo usanga aricyo kibazo. Rero kugira ngo turengere urusobe rw'ibinyabuzima bititabwaho nuko twita ku ndiri yabyo muri rusange. Umuyobozi w'ikigo ntangarugero mu kurengera urusobe rw'ibinyabuzima no kubungabunga umutungo kamere muri Kaminuza y'u Rwanda, Professor Beth Kaplan, avuga ko nubwo leta y'u Rwanda hari ibyo imaze kugeraho cyangwa se imaze gukora, ngo ikwiye kongera imbaraga mu kwigisha abaturage akamaro k'urusobe rw'ibinyabuzima. Ariko uru rusobe rw'ibinyabuzima rwirengagizwa ni rumwe mu rusobe rw'ibinyabuzima rutangaje kandi dufite rwinshi. Gusa rimwe na rimwe abantu bararutinya ndetse abenshi ntibarusobanukirwa, nyamara rugira umumaro uhebuje. Urugero ni nk'amasazi, akaba ari amoko menshi y'amasazi dufite muri Nyungwe. Utu dusimba tukaba twifashishwa mu kubangurira ibihingwa. Urundi rusobe rudahabwa agaciro ni inzoka n'ibikeri, nyamara bigira umumaro munini, gusa tumenya bike kuri byo. Utundi dusimba twirengagizwa ni uducurama. Ndabizi neza ko utu ducurama benshi badutinya. Rero dukeneye gukora ibishoboka byose mu kubibungabunga, ndetse leta y'u Rwanda yakoze byinshi ishyiraho ingamba mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, ariko hakwiye gukomeza kwigisha abaturage akamaro k'urusobe rw'ibinyabuzima, cyane cyane abakiri bato. Then what we need to do is do everything we can to protect them. And the Rwandan government has been doing an amazing job with policies, and we have to reconnect people to nature, and kids, especially young kids. Mu kugana ku musozo, ariko kandi ntitwabura kuvuga ko aba bahanga mu kurengera urusobe rw'ibinyabuzima bagaragaza ko Abanyarwanda ndetse n'abandi bose muri rusange bakwiye kumenya akamaro k'urusobe rw'ibinyabuzima rukunda kwirengagizwa. Reka mbashimire mwese mwabanye natwe mu kiganiro, tuzasubira utaha. Ni ikiganiro wateguriwe ukagizwaho nanjye Manzi Claude.